ese birashoboka ko umuntu wakubwiye ati sinyigukene nyuma yazongera kukwifuza? Abenshi batekereza ko igisubizo ari ukumuhamagara buri munsi, kumwandikira ubutumwa bwinshi cyangwa se kumwinginga. Ariko se ibyo nibyo bikora koko? Ukuri nuko akenshi ibyo bikorwa bituma arushaho kukwigarika. Muri ivi dongeye kwereka amategeko 5 ashobora kugufasha kongera kubaka icyizere, kwiyubaka no gutuma uwo muntu ashobora kongera kukwitaho niba nawe abishaka. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi, kanda like wiyandikishe kuri iyi channel. Mureke dutangire. Mbere ko dutangira ndakubitsa ko nitwa Sylvain, iyi channel nitwa Sylvain Chokumbera Love Tips. Kuri wakane subscribe niba dusanzwe tubana, Imana iguhe umugisha. Nawe uje nonaha akaniko kanya ngo ikande kwica no ikuraho ibiganiro byiza bigufasha kubaka relationship. Tudatinze reka dutangire. Itegeko rya mbere hagaruka kwiruka inyuma iyo umuntu wagutaye. Iyo ugomeza kumwiruka inyuma agaciro kawe uri muri akagabanya. Iyo umuntu aguhakaniye, ikintu cya mbere benshi bakora ni ukumwirukaho, bakamwandikira buri saha, bakamuhamagara buri munsi, bakamusaba amahirwe ya kabiri buri kanya. Ariko se ibyo bimuha iki? Dore ubutumwa bihereza ex wawe iyo uhora umwirukaho, bimwereka ko uyu muntu atinya kumutakaza cyangwa se uyu muntu atinya kuntakaza. Kandi iyo umuntu abonye ko utinya kumubura, ari igihe agabanya agaciro yaguhaga. Aho kumwiruka rero, banza ugaruke kuri wowe ku buzima bwawe. Wishingira ka business, ushake skills, wisomera ibitabo, wubaka ubuzima bwawe. Nabona ko hari icyahindutse azanakubaha, aguha agaciro ku buryo mubonye n'akandi kanya ko kuganira mushobora guhitamo profitira aho ngaho. Itegeko rya kabiri, wikunde kurusha uko wifuza kwemerwa n'abandi. Abantu bakururwa n'umuntu ufite icyizere, ntabwo ari ubwiza gusa, si amafaranga gusa, nuko yitwara. Yimenyereze neza, tegura ubuzima bwawe, jya wambara neza, kivuga ufite icyizere. Iyo wiyubashye n'abandi barakubaha. Itegeko rya gatatu, teza imbere ubuzima bwawe. Ntugahore ureba telefone utegereje ubutumwa bwe, ahubwo soma ibitabo, wiga ubumenyi bushya, kora siporo, kora akazi. Niba utanagafite, shaka gukora. Kubaka ubuzima bwawe nibyo bigira ingaruka nziza kurusha kwirirwa utegereje umuntu. Itegeko rya 4, muganire mu bwubahane atari mu gitutu. Niba amahirwe abonetse yo kongera kuvugana, ntutangire umushinzi ibyaha, ntutangire umwinginga. Nanone muganire mutuje, mutega amatwi, vuga uko wiyumva utuje kandi ubaye uko nawe abibona. Ubwubahane nibwo bwubaka umubano uramba. Niba ugeze kuri ahangaho ukireba ino video, ndagusaba gukanda subscribe mbere ko tujya ku itegeko rya nyuma ukwiye gukurikiza igihe watandukanye n'umuntu. Itegeko rya 5, emera ko ashobora guhitamo ukundi cyangwa se guhitamo undi. Ni naryo tegeko rikomeye. Nubwo wakora ibishoboka byose ngo wiyubake kandi uvuge neza, ntushobora kugenzura ibyiyumvo by'undi muntu. Icyo ushobora kugenzura ni wowe gusa. Iyo wemera ko umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo, nawe ugasigarana agaciro kawe, uba utangiye urugendo rwo gukomera. Hari igihe umubano wongera kubakwa, hari n'igihe utagaruka. Ariko uko byagenda kose, uba waratsinze kuko uba wariyubatse. Niba hari umuntu wakwanze, ntukihutire gutekereza ko ubuzima bwawe bwarangiye. Hari abantu benshi batsinze ubuzima nyuma yo kwanga, kwiheba. Icy'ingenzi si uguhatira umuntu kugukunda, ahubwo ni ukubaho ubuzima bufite intego, icyubahiro n'iterambere. Iyo ubaye umuntu mwiza kandi wiyubashye, abantu benshi bishimira kuba hafi yawe. Niba iyi video ikugiriye akamaro, ndagusabye mbikuye ku mutima yilikinge, ukande na subscribe, usangire n'inshuti zawe, maze wandike muri comment uti ndiyubaka mbere ya byose. Murakoze cyane, tuzongera guhurira mu yindi video itaha. Imana ibahe umugisha. Naho njye mvuga kuri mikoro nitwa Sylvain.